turi kiremwa muntu twese duhurira mu buzima bwo kuri iyi si kuvuka no gupfa bikaba ibintu tugomba gusangira waba muri Amerika waba muri Europe waba muri Afrika na ahantu tuzabicikira ariko ubuzima bwa buri munsi tubamo hari byinshi biburanga kandi bitandukanye kwisanga mu muryango ukize kwisanga mu muryango ukennye uyu munsi twaje mu murenge wa Masaka ni mu nkengero z'umujyi wa Kigali twasuye umusaza witwa Damascene urugendo ruturuka Karongi kuza muri Kigali yisanze ari mu cyumba kimwe we n'umuhungu we bararana bacuruza ubunyobwa n'amagi n'ubuzima bubabaje ni nkuri iteye agahinda reka tuyikurikirane twitwa Be Proud. Ibihumbi 8 nibyo namuhaye atangiza ubunyobwa na n'ubu nibwo agicuruza. Ujya mu kazi wetse umwana? Yego kubera ko ari bwo buzima niko kazi kambesheje. Mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu mihanda ya Masaka abahaturiye batangazwa kandi bakababazwa no kubona umusaza Damascene akora akazi ko gucuruza ubunyobwa. Ubundi aka kazi gasanzwe gakorwa n'abana bakiri bato, izuba n'imvura bikamurengeraho bimwahuranya mu ruhara. Ubundi uyu musaza yagakwiye kuba ari mu biruhuko by'izabukuru. Mu bikomeza gutungura benshi nukuntu muri iyi mihanda uyu musaza akatamari gucuruza ubunyobwa abisikana ngo n'umuhungu we ndetse n'umukobwa we. Umuhungu afite indobo y'amagi n'umukobwa afite indobo y'amagi. Umukobwa w'ubuhetse umwana, umukobwa ufite abana batatu, babiri baba basigaye mu rugo, umwe ari mu mugongo. Abahaturiye abababona bagira amatsiko ndetse n'impuhwe no kwibaza byinshi ku mibereho y'uyu muryango wa Damascene n'abana be. Turi kwa muzehe Damascene ahaba mu buzima butamworoheye, ubuzima bugoye. Ni inzu y'icyumba kimwe abanamo n'umuhungu we, nayibinjizamo nkayibereka. Ukigera muri iyi nzu abamo, ikintu cya mbere uhita ubona nuko muzehe Damascene n'umuhungu we babayeho mu buzima bubi, kubera ko iyi nzu ugerageje kuyireba haba mu bugari bwayo ni inzu itarengeje metero 3. Ni inzu abamo, ni inzu atekeramo, ni inzu yanikiramo imyenda, kubera ko ahantu aba ni akazu kari ahantu ku muhanda. Muzehe Damascene atubwiye ko iyi nzu abamo ni inzu n'ubundi y'ubukode yishyura 5,000 ku kwezi. Ibaze nawe inzu yishyura 5,000 ku kwezi mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Urebye nk'ahantu arara kuri matera, ni matera ipima nka santimetero nka 70 mu bugari bwayo. Ni matera arana n'umuhungu we, ni matera abantu muziza matera abana bajyanaga ku ishuri, ariko yashaje ku buryo uri wa muntu umenyereye ubuzima bwiza uraye hano bwacya mu gitondo ujya kwa muganga pe, si ukubabeshya. Ariko biratangaje ukuntu muzehe Damascene ayiraraho akararana n'umuhungu we bakaba babaye muri ubu buzima. Urabona amasafuriya abari imbere y'uburiri bwabo. Ikindi kintu cyanangaje kandi kibabaje ni ukuntu muzehe mu myenda ye 3 afite nayo atizanya n'umuhungu we, kuko barambarana iyo bagiye mu gushaka amafaranga, nayo yanikwa mu nzu kuko ntabwo yayanika hano aba ku muhanda. Yafashe umugozi awushyira mu nzu niho yanika. Ahubwo tukaba twibaza ngo iyi myenda yuma bigenze gute? Ese yuma ryari? Ese muzehe yambara ryari? Ni ubuzima bubabaje. Niyo mpamvu hari ahantu ugera bikahita bikwereka uko wabayeho kose uba ugomba gushimira Imana ko muzehe n'umuhungu we nubwo babayeho muri ubu buzima baravuga ko bashimira Imana ko bakiri bazima. Yewe nitwa Sikubwaho Damascene, mvuka i Karongi umurenge wa Murambi akagari ka Mubuga. Ubundi nkaba mfite imyaka 54 ko navutse 72. Wavutse 72. Umuryango wawe ungana gute? Umuryango wanjye mfite umugore n'abana 5. Umugore n'abana 5.
ubundi kuza i Masaka ni ukubera ubuzima bwari bunduhije nanjye nabonaga bumeze mbese nta kuntu bimeze mu mibereho yanjye nkabona bitameze neza njya gushakisha ahantu ngenda haba hari nk'iterambere kugira ngo ndebe icyo nakora kugira ngo mbashe gutunga nyine nk'uwo muryango wanjye. Karongi, kiri Karongi ubuzima bwari bumeze gute? Nkiri Karongi bwa mbere byabanje kugenda neza kuko nabaga mfite udufaranga two gukoresha kugira ngo mbashe gutunga umuryango wanjye. Udufaranga tuza guhomba, duhombye rero ntangira kugira ibibazo bijyanye no gutunga ku bana n'umugore n'abana ku buryo bwo kubatunga nyine numva natangiye kugira ibibazo. Ntangire kugira ibibazo rero ndiko gutekereza kuvuga ni maguruke ngende nshakishe n'ahandi yenda ndebe ko aricyo nahageraho, ariko udufaranga two twaramaze guhomba. Kigali usanzwe kumwe n'umukobwa wawe n'umuhungu wawe bana babiri, mwarazanye ninde waje mbere urugendo rwo kuza i Kigali, igitekerezo cyaturutse muri make? Ubundi gutekereza kuza nabonye abana barabanje abana baraza uko ari babiri hano baraza, ariko nabo baje ari uko babonye nyine mu rugo nta kuntu bimeze, baza bishakishira nk'imirimo yo mu rugo yo gukorera abaturage kwa kundi abana bakora mu rugo. Ariko nanjye nza kubera ubwo bukene bukabije nari maze kuba ndimo, nza kuza nanjye nkurikirana n'aho baherereye kugira ngo ninsanga hari uburyo bwo kuhakorera mbashe no kugira yenda niyo naba no guca inshuro nyinshi, ariko nabo bari ndi hafi yabo kugira ngo nkurikirane nabo byibuze bajye banambona hafi. Nk'uko rero twaje hageze nsanga bariho gutya, bari ahantu nk'ahangaha naho hadafashije no gukora mu rugo bakorera abandi, urumva ntabwo bari bakibakorera ahubwo bari basigaye biberaho gutya nk'uko mu dusanzwe. Waje bafite imyaka ingahe? Waje mbere afite imyaka ingahe hagati y'umuhungu n'umukobwa cyangwa barazanye? Ntabwo bazanye. Waje mbere nini? Waje umukobwa bwa mbere. Yari afite imyaka 16. 16. Urugendo ruva i Karongi rwerekeza i Kigali ngo nticyari igitekerezo cya Damascene, ahubwo habanje kuza umukobwa wakiri muto, inzara yaramuriye afata icyemezo cyo kuza i Kigali. Julienne, ufite imyaka ingahe? Navutse muri 2000. Wavutse muri 2000? Ubwo ufite imyaka 26, sibyo? Nibyo. Ndi kubona uhetse umwana. Ujya mu kazi uhetse umwana? Yego, kubera ko ari bwo buzima, niko kazi kambeshejeho. Ko kazi kakubeshejeho. Ufite abana bangahe? 3. 3. Ufite umugabo? Oya, ntawe. Ntawe. Umuryango wawe haba papa ndetse na musaza wawe bavuga ko ari we wageze i Kigali bwa mbere? Yego. Warabanjirije? Byagenze gute kugira ngo uze i Kigali? Kubera ko nabonaga mu rugo hari ubukene bwinshi, kaba n'igihe tujya ku ishuri tutariye, umva ari bibi cyane cyane rwose. Mbona nyine mvuye mu ishuri kubera ubukene bwo mu rugo, ubwo nanjye nahise mpitamo kwigira i Kigali, ko numvaga ko nyine ari bwo ubuzima buzahinduka. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? 16. 16. Wakuyeho itike kugeza i Kigali? Itike nyine barayinyoherereje abantu bari bagiye kunkoresha akazi. Wari uje mu kahe kazi? Ko mu rugo. Ko mu rugo. Uzi i Kigali. Akazi ko mu rugo wakakoze igihe kingana gute? Nagakoze igihe kingana n'imyaka 3. Imyaka 3. Kugira ngo uve mu kazi ko mu rugo byagenze gute? Nabonye nyine bimeze nabi, mbona nyine n'ubundi ubuzima butari guhinduka, gusa nyine nari maze kumera neza numva nta kibazo, mpita nkavamo nanjye njya kwishakishiriza. Wavuye mu kazi ko mu rugo wagiye gukora iki? Nagiye mu irondo ry'umwuga. Nagiye mu irondo ry'umwuga. Kwivuga useka wese ujya mu irondo ry'umwuga? Wumva ufite imbaraga zo guhangana n'ibisambo cyangwa gucunga umutekano? Nakagiyemo kubera ko nyine numvaga bahemba amafaranga menshi. Icyo gihe wahembwaga angahe mu irondo ry'umwuga? 30. 30. Ako mu rugo wahembwaga angahe? 15. 15. Irondo ry'umwuga urijyamo ukajya urara ijoro? Warabishoboraga?
byaje kunanira, narabishoboye ariko byaje kunanira. irondo ry'umugabo ariko zigiye kingana gute? Amezi 4. Amezi 4. ari kuvugana nabo mu rugo. Mu rugo icyo gihe nawe wari wakaza i Kigali? Icyo gihe ngiye mu irondo ry'umwuga nahise nzana musaza wanjye, nyine araza ko niwo ubwo navagayo naniwe, kubera ko najyaga mu irondo ry'umwuga bugacya nabwo nkajya mu Kiyede, nkabona nyine ntabwo byoroshye kuko irondo ry'umwuga naryo rihemba ku kwezi. Noneho mbonye bitoroshye ndamuzana, araza haba ari utwo nabonye agateka akanzana ibyo kujya mu gitondo cya kare, tugahita tuzinduka tujya gushaka akazi k'Ikiyede. Umwana w'umukobwa mu kwihangana no mu kwizirika biza kumuhira gake gake, abona udufaranga yoherereza musaza we ati ngwino nawe urebe uko bimeze. Musaza we ahageze yegura indobo y'amagi. Maze imyaka hafi 3. Imyaka 3. Kigali waje wasanga nde? Mushiki wanjye. Mushiki wawe? Niwe wari waguhamagaye? Nyine yarampamagaye ngo ngeze inanga i Kigali, ntago nabura ikintu nkora nk'Ikiyede. Nyine mageze nahisemo gucuruza amagi, kuko Ikiyede kukibona nabyo biba ari ikibazo. Iyo ubyutse nk'inshuro 3 utakibona bitucika intege. Ubu wahasanze mushiki wakubwira ati shaka Ikiyede urakibura? Yego. Uhitamo gucuruza amagi? Yego. Ucuruzije amagi ugiye mu muhanda, nyuma papa araje. Papa kugira ngo aze byagenze gute? Ninjye wamuhamagaye. Nari musanzwe muvugana? Kuri telefoni nyine z'abaturanyi. Icyo gihe ni igitekerezo cyaturutse kugira ngo uhamagare papa ze? Nuko nayo nzi ko abayeho nabi. Uramuhamagara? Umuhamagara umubwira ayahe magambo kugira ngo bimwumvishe kugira ngo ave i Karongi aze i Kigali? Nawe namubwiye yuko yaza agacuruza amagi cyangwa ubunyobwa, ikimworohera cyayabona bidakunda aba hari n'ubuhinzi bahingira 5. Namubwiye yuko nyine yaza yabona byanze akanahinga. Ubwo yaraje rero muha amafaranga makeya, 8,000 nibyo namuhaye, atangiza ubunyobwa. Na n'ubu nibwo agicuruza. Muzehe Damascene nuko yaje agasanga abana be bari mu nzu y'ibihumbi 5, bakabana ku kamatora kamwe ari abantu 3. Usanze umukobwa wawe n'umuhungu wawe baba hano, wasanze bakora akahe kazi? Nasanze bacuruza ayo magi, bacuruza n'ubunyobwa. Nanjye banyinjiza mu icyo gikorwa nkabona mbari cyo nanjye njyamo. Ubu bacuruzaga amagi n'ubunyobwa? Ariko ku buryo bworoheje nyine ari tray ebyiri, umuhungu, umukobwa nawe agafata akadobo k'amagi agashyiramo nk'ibiro 2, nkabona nuko nguko bari babona udufaranga duke two kubona icyo barariraho. Umuhungu yafataga indobo n'umukobwa agafata inda bakagenda. So nawe barakubwira bati injira muri uyu? Barangura nanjye ibiro bingahe, nanjye bati fata indobo. Ufata indobo? Wowe wabyumvishe gute baguha icyo gitekerezo? Gusa njye numvise ko kubera intanga nari naranagira n'ahantu ngera ari ubwa mbere mageze, gusa naratekereje ni byari byo byose bibintu, kubera ko nari nsanzwe none nari mvuye iwacu nabwo ari uguhingira twadufaranga 1000. Natekereje ni ubwo ari ibijyanye n'ubucuruzi yenda hari ukuntu byagenda bizamera. N'uyu munsi rega ndabona ariko bimeze niko nakomeje gutekereza. Gusa nuko ubu ngubu mbona igishoro cyabyo burya ari gikeya kitari ntaho byageze umuntu, ariko ubundi bijyanye n'ubucuruzi nibyo bintu byafasha umuntu vuba vuba. Abana baguhaye igishoro, uracuruje, muracuruje, mubana muri 3, mwaryamaga gute? Hari ahantu twabonye rwose ubwo umuhungu yararaga ku buriri ndaye ku gahande kamwe, undi mukobwa nawe akarara kwe, urumva akarara ku rundi ruhande,
hagati hagasigaramo inzira y'ikirenge cyo kunyuramo. Gusa nuko mu minsi yatambutse haciyemo iminsi iringaniye umukobwa aba agiye kwishakira umugabo, ariko n'uwo mugabo nawe aho yagiye ngo babane n'uwo mugabo, ubu ngubu umukobwa ari wenyine, umugabo yarikomereje yaramusize. sigarana. Muri ubwo buzima bugoye noneho ibyo kurya byagendaga gute? Mwaryaga ku magi mwatetse ibinyobwa cyangwa mwaratekaga mu kari? Ku byo kurya n'igihe umuntu uko yagendaga atyo yajyaga ku byo yabonye yabashije kurya, ubundi umuntu akaza anaryama, kuko burya guhuriza hamwe ngo duhahe hari igihe umwe yabaga yanahombye undi yagize ati cyanze, guhuriza hamwe ngo duhahe byaga nka rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri, ubundi ibindi umuntu akahigira. Ubwo nuko ngo mwavaga hano mu gitondo? Mu gitondo. Ubwo ukavuga ngo ngiye gukorera cyangwa mwakoreraga ahantu hamwe? Ikada kubera ko biriya bintu nasanze n'aba nabyita ngo ni ubuzunguzayi, ni ukuvuga ngo ni ukugenda umuntu akerekera muri ako gace aho yumva mbese bimwemerera kugenda, ubundi mwagira amahirwe mukarubona mwongera muhuramo aho murara, aho turara hano tukabona tuguhuye nka nimugoroba, nta bindi, nta na telefone dufite ntacyo, uko byaga bimeze. Mwagendaga mugasamure nko ahantu hamwe tugasanga turahuye cyangwa ntitunahura uwo munsi, tukari buhure bwa joro twatashye. Mu bucuruzi mukora bwa buri munsi ngo n'ubu muracyabikora, ese ni ryari mwigeze guhura n'ibibazo mu muhanda ku buryo utaha nta mafaranga ufite, bakwibye, byigeze bibaho cyangwa se bagufashe? Ubundi ibyo ntabwo byakunze kubaho cyane, ahubwo twagiye dusanga nk'aho byabaye bikaba twahavuye cyangwa umuntu yahavuye gutyo, kubera ko natwe ku ubwo bucuruzi bumeze gutyo twagiye tubukorera ahantu hanoroheje cyane, kubera ko nta n'ingufu bwaga bufite kugenda mu baturage hafi aho. Ibyerekeranye no kuvuga ngo umuntu ahuye n'abambuzi cyangwa ahuye n'aho bamufata ngo ari gukora ubucuruzi nk'ubwo, ntabwo twagiye duhura nabwo, kubera ntabwo twigeze dusatira ahantu birimo ibibazo cyane. Mu gitondo se byibura wenda abandi bajya bafatwa, mujya mubyuka mugasenga ati Imana turinde Mana, turinde uyu munsi, turinde ibibazo by'uyu munsi? Gusenga bwo turasenga. Ujya ubwira umuhungu wawe ati senga? Umuntu wowe arabyuka agasenga, we yenda nawe nkiryamiye. Wakunda gusenga? Nkamwumva ari gusenga, ubwo arasenze yeretse Imana icyifuzo cye cy'uwo munsi, noneho nanjye naza kubyuka numva ko neguye umutwe, kuko hari ukuntu abantu bakanguka ntibabanze kuvugana, ahubwo arakanguka agiye kuri butangire imirimo akeguka agasenga, nanjye nkari bweguka ngasenga, ariko wenda guhuriza hamwe ngo tugende tubanze dusenge twese. Mu isengesho ryawe ibyifuzo uba wumva ukunda guha Imana, yego si turi Imana, ariko watubwira ngo gake nk'ibyifuzo ukunda gushyira imbere y'Imana ni ibi? Yewe ibyifuzo mashyira nyereka ubuzima ndimo, nkayereka ko ari itanga ubuzima bwose bubaho hanze aha, abivugaho, nkayisaba kumpindurira amateka, kumpindurira ubuzima, ahari wenda simbe byazakomeza gutya, kuko ubu ngubu uko ndiho numva bibabaje cyane, noneho Imana ikaba yagira ikimpinduriraho ku buryo bunagaragara rwose, haba ku by'imyambarire cyangwa se ku by'imirire cyangwa se ku byo imirimo ndi gukora, mbonye bihindutse n'ibyo ngibyo nkashima gutyo. Ngo wiboneye ahantu heza urara, ukabona imyenda, ukabona urariye, nkabona n'akazi ndi gukora nyine muri ubwo buryo gatuma ubuzima bukomeza. Igishoro nk'igishoro iyo uri gucuruza ubunyobwa aba ari nkangara kuba washora? Igishoro ngewe nshora 12,000 by'ibiro bitatu ibinyobwa bw'ubunyarwanda. 12,000 ushobora kubicuruza igihe kingana gute? 12,000 iyo byagenze neza mbicuruza mu minsi ni 3 n'ahangaha, ni nk'aho ari ikiro ku munsi. 12,000
none bicuruza iminsi 3 ubwo ugafata inyungu yangahe? ubundi kubera ko mba nagiye nkuramo rero ibintunga bya muri iyo minsi 3 n'ubundi nsanga se mfite angahe ni 2 bibiri byo ntariye mbona bije 12 ubwo ukoreye 2000 ariko nariye nayashyizemo wanariye naranariye ubwo ugasagura 2000 yenda niba ku munsi yenda ari 2 njya nanone simbizi no kundi munsi nkarya ibindi 2 no kundi munsi none nkazabona kuyanjye hasagutseho 2 akomeza. Ese aramutse yagize umuntu ukubonye afite ubushobozi bwo kuba yagurira ubuzima uri kureba akakanya n'ayo magambo wamubwira? N'ayo magambo namubwira ugerejwe ubundi ko hagize umuntu umindurira ubuzima uretse ko gushima nyine ngewe n'uburyo bwo gushima nakoresha kuko byaba ari ibitangaza bibaye hari gushima gusa nkamushima ubundi ngewe ntabwo nabasha no kubisobanura by'ako kanya urumva waba ari umunezero n'impinduka ikomeye gusobanura amagambo rero y'ukuntu namushima njye ndumva byaba birenze. Ugira imyenda igare? Ugira imyenda igare? 2 ubwo ni ukuvuga niba nambaye uko nambaye uko mfite n'indi pantaro imwe n'ibyo ngibyo n'udupataro 2. Inkweto nayo ni imwe. Iyihe? Ahubwo se singi nta nkweto ugira ifunze? ntayo iyi bodaboda gusa. Ubundi nkagira nk'agakote nambara ubundi agapira n'aka ngaka muramesa nkakishyiramo. N'umupira wonyine ugira konyine. Ubwo rero umva gushima byaba ari ibintu birenze nyine numva ariko byaba binarenze ayo mahirwe nyine nanjye nayakoresha nifuza n'icyifuzo cy'uko uwo muntu yajya ngira n'inama tugakomezanya ku buryo bineza imbere kurushaho nacyo nagishyiramo. Umuhungu wawe se ubu ntabwo yagutiza ntafite imyenda ntabwo ajya gutiza? Wese agira icyo akora niba ari ipataro 2 iyo yambaye n'iyindi abitse ni ibyo byonyine wese afite ibihe bintu ntabyo. Ikiganiro mujya mugirana nk'iyo muryamye kwa kundi abantu baba baryamye nijoro dore ko muba muri kuri ibigo mujya mugirana nk'ikiganiro? Turakigirana. Wenda nk'ibyo wibuka by'ingenzi ujya umubwira muganira n'ibiki? Ubundi ibintu ngewe mubwira ko ubwo banzanga ari habi kubera ko abona akora akenshi agakunda kutavuga ati ngo yahombye kubera n'icyo gishoro kidafatika ni ukumubwira ngo abe maso buri gihe cyose yirinda ibintu byamutesha umutwe agerageze gukora ari maso azi ko hanzanga ari habi hari ibintu byinshi aba atanazi neza bishobora kuba byamujyana habi no kurushaho gutyo ngewe ibyo bintu nkunda kumugiramo inama cyane ubundi akagerageza gukora kugeza igihe biza wenda bishobora no kuzemera sinawamenya ariko akirinda ikintu cyose yumva ko cyaturukamo n'igihombo cyaturukamo cyamubangamira ku murimo yaba ari gukora none ubundi akareba uburyo ki twakora neza tukareba. Ni umuryango ukennye ariko wafashe icyemezo gikomeye ushyira isoni hasi ndetse no gutinya gukora biyemeza gukora ndetse na papa wabo bamushyira mu kazi kugira ngo babone uko babaho barya bike ariko biyemeza ko bagomba kubaho bakarya kandi bivuye mu kubira icyuya. Irondo ry'umugari rirakunaniye ase akazi k'ikiyede ko mwarakabonye muragakora cyane? Twarakabona. Ubashe kwinjira mu mwuga wo gucuruza amagi gute? Naje kubona noneho ako kazi kagoye kudasinzira ibizazane bibera mu ijoro ni byinshi nkabona nyine mfite umunaniro ukabije gufatanya ku kazi k'ikiyede n'akirondo nkabona ni ibintu bigoye cyane. Ubwo naje kubona nyine mbonye udufaranga nabonagamo mpitamo igishoro nanjye mfata ikindi turavugana tuti tujye mu muhanda duhiga rero mu magi duhigira mu magi gutyo na papa turamuzana. Umusaza wawe niwe wamuzanye nawe azana papa? Yewe. Niwe wagira inama umusaza we kuzana papa cyangwa yarakubwiye ati? Oya ntabwo ari njyewe niwe wabyitekerereje ariko nyine twabonaga n'ubundi buzima bw'epfo iyo ngiyo ari bubi.
papa baraje asanga muba muri iriya nzu, inzu ya chambrete, wabifashe gute? nyine njye nabonaga ari ibintu nyine birebetse nabi, atari byiza nyine. Nanjye ndavuga ati nyine nta kundi byagenda, turi abakene nyine. Nuko nyine umuntu arabireba akabyirengagiza akabyihorera. Ubuzima bwawe bw'umuryango cyangwa se bw'umugabo n'abana se bihagaze gute? Umugabo we yaragiye, abana nyine nibo nsigaranye. Ufite abana bangahe? Batubwiye ufite abana bangahe? Mfite abana batatu. Abana batatu. Umukuru afite imyaka ingahe? 7. Umukuru ariko wamubyaye atari wazi Kigali? Namubyariye mu rugo kubera ubwo bukene nyine urumva. Ikarongi. Nubwo n'uwabaga isahane y'ibiryo uri kumva nyine byari ikibazo. Ubukene ni bubi bushobora gutuma umuntu akora ibintu nyine bitari bikwiriye. Uwa kabiri nawe nasubiye mu kazi ko mu rugo ndagenda ndashakisha biranga. Bambwira ati umwana ararwaye, nkabona bakambwira ati umwana ararwaye kandi nta mituweli twari dufite. Abandi nabo nababwira ati mpa amafaranga nohereza iwacu, bakavuga ati ukwezi ntukuragera ngo tuyaguhe. Ubwo umuntu araza arambwira ati gutya na gutya nkwihera 5,000, nakubitiraho n'ikibazo kiri mu rugo, ubwo mba ndemeye. Ubwo nyine biba bigenze gutyo, n'ubundi mba ndamubyaye. Uwa kabiri we wamubyaye uri he? Nawe namubyariye mu rugo iwacu. Yari afite imyaka ingahe icyo gihe? Uwo aka kanya bafite imyaka ingahe? Afite imyaka 4. Imyaka 4. Waje kubavana Karongi baza murabana nawe? Yego. Ubushatse umugabo. Umugabo we byaje kugenda gute? Umugabo we yaragiye. Yagiye kubera iki? Ntabwo mbizi. Ubuzima uravuga ati reka mwifatanye ubuzima kabisa. Nyine no guhiga gake gake. Ntabonera icyo kijumba bakarya, baba batakibonye nabwo bakaryama. Nuko bimeze. Umwana wawe ariga, ufite imyaka 7. Ntabwo bari kwiga neza kuko muri no minsi ntabwo byoroshye nyine. Ntabwo barimo kwiga neza, iniforume yarabuze, akayi yabo. Noneho uwo wundi nakeneye gutangira ishuri nawe n'uwatangiye sindi kumubonera iniforume. Iyo urebye ubuzima urimo ubona ihereza riri? Mba mbona nazi ukuntu bimeze. Ni Imana ibizi. Imana ibizi? Imana niyo ibizi yonyine. Kereka nyine mbonye igishoro gifatika yenda herezo ryazaba ryiza noneho. Imbaraga zo gukora izo ndazifite. Hageze ari nk'umuntu uri kukureba afite nk'ubwo bushobozi bwo kuba yaguhindurira ubuzima kwamubwira iki? Umva aminduriye ubuzima. Namusabira umugisha ku Mana, kandi ubwo buzima yabampinduriye ntabwo bwazigera bujya hasi, ahubwo bwazamuka. Ntabwo bazamutenguha? Ntabwo namutenguha rwose, ahubwo najya hejuru aho kugira ngo manuke njya hasi. Papa araje umaye 8,000 atangiye business y'ubunyobwa. Ariko papa za wabaga muri ghetto. Ari iriya nzu ubamo. Iriya nzu yishyura amafaranga angahe ku kwezi? Iriya nzu yishyura 5,000. 5,000 ku kwezi. Wabyakiye gute kwakira papa muri iriya nzu? Ntabwo ari ufite ipfunwe se papa aransanga muri iyi nzu imeze gutya tuzabanamo? Ipfunwe naryo nari mfite, kubera ko nari nzi ko nyine aramutse yabonye ibyo kurya yabibonye, ubwo nyine akihangana akararamo nubwo atari heza. Tujya tubona abandi basore iyo bagiye mu nzu babana n'abandi basore bagenzi babo muri ghetto. Wowe kuba ubana na papa mukararana ku buriri bumwe, ufata umubano wawe na papa gute? Nyine ngewe ukuntu mbifata, ni ikibazo cy'ubukene n'ubundi ntabwo byagakwiye kuba. Mujya muganira urumvurana na papa murabana muri ghetto, mujya muganira nk'abantu
babaje nibangana cyangwa ugiramo ka kandi ko kumutinya nka papa, amategeko ya papa bigenda gute? tuganira ibintu bikeya kuko aba yagiye gucuruza nanjye nagiyeyo ntabwo tuganira ibintu byinshi, nzananiwe kandi nawe aba ananiwe, umuntu aba ashaka kuryama akisinzirira akabyuka mu gitondo nabwo agiye kurangura. Ijambo papa ajya kubwira cyangwa yigeze kukubwira ukaba ukibyibuka ni irihe? Ijambo yaba yarambwiye, ijambo yambwiye nuko namenya ubwenge nyine tugakora tukareba ko hari icyo twageraho. Mushiki wawe we ubuzima abayemo nawe acuruza amagi? Yego. Nawe acuruza amagi? Yego. Mushiki wawe niwe wakwakiriye nawe i Kigali? Nawe wakira papa? Twabanje no kubana. Mushiki mwabanje kubana? We mushiki wawe iyo ubonye ubuzima bwe utekereza iki kuri mushiki wawe? Njyewe nyine nta kintu njye biba bimbabaje kubona nyine ubuzima tubayemo twese, ariko nta kintu natekereza nyine kuko nta kintu namufasha. Ni uwuhe mwihariko ubona kuri mushiki wawe uvuga ati mushiki wanjye nubwo turi muri ubu bukene ariko afite uyu mwihariko? Ikintu ashoboye nawe ibintu byo gucuruza, kera nabonaga nabwo abishoboye na kera. Mushiki wawe niwe wakubwiye nawe ngo uzi Kigali? Niwe wamamagaye. Nawe yaguhaye itike? Niwe waguhaye itike? Yego. Nawe urahindukira? Ama n'igishoro. Mushiki wawe yaguhaye itike aguha n'igishoro? N'igishoro kuko yakoraga akazi k'irondo. Kirondo? Yego. Arangije ajya kuvuga ngo reka mfunde ubuzima bwanjye curuza. Njye yarambwiye kuko yabonaga ikiyede byanze, mu irondo bari bamuhembye nyine, banahembaga amafaranga makeya, twari twanafashemo ibintu byo kurya. Arambwira ati nawe yampaye 1000, ndi kumva yari amaye 6, ncuruza itire imwe y'amagi. Arambwira ngo nyine nimomba igahomba, dore ikiyede twarakibuze, nimomba ngo nyine azanshakira noneho tike nayo. Icyumvikana nuko muri umuryango udafite amikoro ariko ufite urukundo. Mushiki wawe aguhaye itike uje i Kigali, aguhaye n'igishoro ugeze i Kigali, nawe uhaye itike papa uramuhamagaye umuhaye n'igishoro, sibyo? Araye utekereza ko urwo rukundo nyine kugira ngo mugire urwo rukundo kandi muri mu buzima bugoye bukennye, utekereza ko biterwa n'iki? Twavutse n'ubundi twumvikana, iyo twabonaga ibyo kurya mbere bwo twabaga tunabifite mu rugo, nta kibazo cyabaga gihari, twabaga twumvikana kandi na n'ubu turacyumvikana. Nimba hari icyo nabonye uriya papa atakibonye mu rugo, iyo nabonye nyine nk'igihumbi ndakiboherereza nabo bakarya, kuko nyine mama nawe aracyari iyo ngiyo mu cyaro. Muracyafite n'abavandimwe 3? Yego. Utekereza ko nabo muzabazana i Kigali? Umwe twaramuzanye biranga. Ni murumuna wanyu? Ni mushiki wanjye nawe. Ni mushiki wawe? Yaraje biranga? Yego. Byagenze gute? Ubukene nyine bwabaye bwinshi, kumugaburira biratunanira, biba ngombwa yuko asubirayo. Iyo ubonye nk'umwana wavukiye mu muryango umeze neza, barira ku gihe, bakanywera ku gihe, bakajya ku ishuri, bakagira ayo mahirwe bakiga, wowe ntabwo wayagize, wamubwira iki aramutse ari kukureba aka kanya yaragize ayo mahirwe akavukira mu muryango mwiza? Wamubwira iki? Ikintu namubwira se,
igihe ikintu namubwira yuko yazajya ashima Imana ko yavukiye ahantu heza nyine abayeho neza nyine, ariko akajya yibuka nyine n'abantu babayeho nabi kuko baba bababaye. uba wumva uramutse ubonyemo ubushobozi inzozi zawe ari izihe? Mbonye ubushobozi ikintu nakora ngewe nk'agakantine nagacuruza buriya bikagenda neza. Kantine uyibonye byaba ari sawa. Urukundo ruri muri uyu muryango ni isomo rikomeye ku miryango myinshi y'iki gihe. Biratangaje kubona umuryango ukennye bingana gutya udafite amikoro, ariko uburyo bagiye bafashanya, haba mushiki w'uyu musore wageze i Kigali akazana uyu musore i Kigali, uyu musore nawe yagera i Kigali akazana papa we. Urebye inzu babamo, urebye ubuzima babayemo, ariko urebye urukundo ruri hagati yabo n'uburyo bafashanya mu gushaka amafaranga ndetse no kugira ngo batezanye imbere, ubona ko ari isomo rikomeye imiryango myinshi yagakwiye kwigira kuri uyu muryango. Uyu muryango nawita umuryango utangaje, nawita umuryango w'urukundo. Uheruka kugura umwenda ukishyura hari ryari? Hari nko mu myaka 3 ishize nibwo naguze ipataro nayo y'ibihumbi 3-4. Mu myaka 3 ishize nibwo waguze ipantaro? Umwenda mushyashya mfite. N'umwenda mushyashya ufite? Ubwo kwambara nuko nguko we n'umuhungu wawe n'ugutizanya? Ihangane mukomere, mwihangane. Nta kunini k'ubuzima bubaho kuri iyi si tuba tubayemo, ariko ndizera neza ko Imana ihindura amateka. Uremera ko Imana igihindura amateka? Ndabyemera. Urabyizera? Ndanabyizera. Reka Imana ihindura amateka rero. Ndabyemera. Sibyo? Imana kandi tusenga ntago ari bayari, Imana twizera ntago ari bayari. Reka Imana ihindura amateka, reka Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe, sibyo? Ndabyemeye Imana. Nanjye ndabigusabe kandi mbisabye nizeye ko Imana dusenga atari bayari, kandi Imana ntago ariyo yifuza kuba muri ubu buzima bugoye, ubuzima bw'umuhangayiko umeze gutya. Imana dusenga ibyumve kandi cyane kandi cyane kandi no kuba anashimishijwe kandi anatangajwe no kuba n'ubwo ubaye muri ubu buzima ugishimira Imana. Ikindi kintu kiteye impungenge ni ukuntu hano hari imbabura batekera mu nzu. Murabizi ko iyo ushobora gucana imbabura warara mu nzu irimo imbabura wasinzira bukacya wapfuye kubera kubura ukuntu uhumeka kubera imbabura. Ararana n'imbabura batekera mu nzu, haba amagi, ubunyobwa bacuruza babutekera hano mu nzu. Ngiyi imbabura, iyi nzu nta buhumekero ifite, inzu y'icyumba kimwe ifite akadirishya kamwe, ni amakositara igira. Bigaragara ko byanga byakunda umuntu wese uri kutureba, umuntu wese uri kureba iyi video, ko nanjye bigeraho numva ko imbamutima zanjye ziri hafi, ariko ufite icyo wakora, ufite ikintu ushobora gukora ku buzima bw'uyu musaza, umutima nama wawe ubwawe niwo wagira icyo ukubwira. Reka mbashimire mwese twabanye muri iyi nkuru y'uyu muryango utangaje, ariko mbwira ngo umuntu wese inkuru yakoze ku mutima, nyaboneka hari nimero iri hasi muri comment. Ukeneye gutanga ubufasha kuri uyu muryango, ukeneye kugira icyo ukora kugira ngo uyu muryango ubashe kwiteza imbere, bave muri ubu buzima, bahindurirwe ubuzima, gira icyo ukora, umutima wawe gukomange ugire icyo ukora. Twitwa Be Proud. Hasta la vista.